ayitura abanyarwanda bose aho bari hose aho bari hose by'umwihariko abanyarwandakazi. Ariko uri kuyambara aka kanya nyine yumve ko ari kwambara kimwe nka Davis, nk'uko bavuga ngo hari imyenda hari ushobora kwambara ingofero ukambara inkweto igize agapantaro kagufi bakabita bavuga ati uriya muntu yambaye nka Michael Jackson. Akanava ko uri umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane hano mu Rwanda mu bijyanye na muziki. Abanyarwanda benshi navuga ko izina Davis D barakuzi cyane, ndetse nanjye ariko nkuzi, ariko muri kano kanya uramutse uhuye n'umuntu utakuzi wamwibwira gute? Yagorana kubona umuntu utanze aka kanya, ariko bibaho. Ya mu Rwanda of course barakuzi, ariko nko hanze y'u Rwanda wenda uramutse uhuye n'umuntu utakuzi wamwibwira gute? Namwibwira mu buryo bujyanye n'ibikorwa nakoze. Ibikorwa nakoze nibyo byamvugira ahanini, namwereka byinshi nakoze, indirimbo nakoze zimaze kuzuza miliyoni 2 ziri kujya muri miliyoni 1, ziri kuzuza ibihumbi 200 mu cyumweru kimwe. Namwereka amakonseri nakoze, mfite byinshi namwereka byatuma ahita amenya uwo ndiwe. Ati mfite byinshi namwereka byatuma amenya uwo ndiwe. Uvuze ibijyanye n'amakonsati, uvuga ibijyanye n'ibihangano binarebwa cyane. Uwo musaruro cyangwa se ibyo bintu navuga ko ntabwo umaze igihe kinini muri muziki nyarwanda, sinagitoya. Hanyuma ubwo bwamamare cyangwa se ibyo bikorwa byose uri kubigeraho gute? Ikintu cya mbere ni ugukora cyane, ndetse no kutirara. Cyane cyo kintu navuga gituma ibyo bintu byose biba mu gihe kiringaniye, mu gihe kidakererewe, no mu gihe kitihuse cyane. Numva ko ari cyo kintu cya mbere. Nimba nyine ubigiyemo nk'akazi, biterwa n'icyo ujyanye mu gihe nabyinjiyemo, mvuga ko ari byo bigomba kumbeshaho, ariyo lisansi yanjye, ariko kazi kanjye. So niyo mpamvu rero byagize ingufu gutya. Iyo abantu babona kuri gukora cyane, iyo abantu babona ko ufite ubushake kandi uri serious mu bintu uri gukora, haboneka n'izindi offer nyinshi zigenda zikugana. Bashobora abaterankunga bafite amafaranga ahagije bashobora kugufasha kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Ibyo byose bituruka ku mico ndetse na ambisiyo ufite muri wowe. Navuga ko ari cyo cyabikuze. Navuga ko ibyo aribyo byose kuri uyu munsi hari aho umaze kugera, ariko hari naho watekerezaga kugera wenda ukivuga ngo ngiye kwinjira muri muzike cyane, nk'uko wabivuze. Uvuze ko wawinjiyemo uvuga ati ibi ngibi ngomba kubikora, nkabikora neza bikantunga. Nk'uyu munsi ugiye kwiha amanota cyangwa se ugiye gushyira ku ijanisha, wavuga ko inzozi wari ufite uzigezeho kangahe ku ijana? Kuko urugendo ruracyakomeza, urugendo ruracyari runini kuri njyewe, ntago nari nanyurwa. Ariko ntago bibujije ko abakurikira ibihangano byanjye babona ko hari urwego maze kugeraho. Urwego maze kugeraho rurashimishije, ariko ntago nari nagera ku nabyita gute, ntago nari nagera ku munsi wa nyuma y'ikizame ngo menye amanota yose hamwe maze gukorera uko angana. Ariko icyo navuga aho mpagaze ni heza. Ibyo byose navuga ko ibikorwa byawe biravuga. Wamugane nk'uko wabivuze, niba ushyize igihangano kuri YouTube mu minsi ngahe abantu barenga ibihumbi bingahe bakaba bamaze kukireba, n'ikimenyetso kiba cyerekana ko ukora ibintu byiza kandi abantu bakunze. Ubundi Davis D, nk'iyo wicaye ufashe ikaramu, sinzi niba iyo ugiye kwandika indirimbo ukoresha ikaramu cyangwa se imashini, ariko se iyo uri kwandika indirimbo uba wumva ubutumwa uri kwandika uri kubugenera abandi? Buri muntu wese agira igice abazi kimufana kurenza ikindi. Ni naho burya haberaho amasitire agiye atandukanye. Amasitire burya aturuka mu gice cy'abantu bagufana, cyangwa nimba ari byo wiyumvamo, ubwo abo bakunda iyo style nibo bagufana. So muri rusange nkorera abanyarwanda bose muri rusange. Message zanjye kuri buri munyarwanda wese, cyane cyane ko ubu indirimbo zanjye nyinshi ubu ngubu ziri kumvikanamo ikinyarwanda cyane. Nta mupaka ngira kuri message ngiye gutanga. Ariko hari style ituma wenda ugira abantu runaka bakunda ibihangano byawe, bakaba ari bo baba benshi kurenza abandi, ariko muri rusange ngewe nkorera abanyarwanda bose nta numwe uvuye.
ya wenda tugarutse ku kijyanye n'abafana ibyo ukora ubona bari abantu bari mu yajare cyangwa se bari mu kihe cyiciro kubera ko dufite icyiciro wenda cy'abantu bakuru tuba dufite icyiciro cy'abajeni tuba ibyiciro gutyo mbere yuko nkora dede nari mfite icyiciro cy'urubyiruko cyane gusa ariko ubu ngubu byarenze urubyiruko ubu ngubu n'abantu bakuru guhera kuri dede kugeza kuri mikoro aka kanya mfite audience y'abantu bakuru cyane nta muntu buri muntu wese buri bantu bose bumva ikinyarwanda cyane cyane abantu bakuru basigaye bagira attention cyane yo kumenya icyo nshatse kuvuga indirimbo zanjye basigaye bazikurikira muri make so navuga ko harabona ari insanganywa ariko hiyongereyeho abandi bantu bakuru ababyeyi cyane ndetse wenda sinjya mbimenya neza ariko mbona igitsina gore ari cyo cyinshi cyane guy navuga ko uri umwe mu bahanzi bazi gutegura stage cyangwa se gutegura scene nyine ya video hari bashuti banje jone twari turi kumwe b'abanyamakuru bavati uyu muhungu rwose ebana kubijyanye n'amashusho ntago aba yasondetse abantu hanyuma mu mashusho yawe hari style wigirira rwose ntajya mbona nabandi bahanzi zira style zikurayo mwanje zira style n'umwihariko wanjye ntabwo nkunda kwambara abona hari marike y'imyenda ariko ubu ngubu ahantu bigeze biba byiza wambaye iyo marike kuko yakwamamaje wenda mu buzima busanzwe wayambara kuko ni umwenda mwiza ni umwenda ugezweho ariko nimba bigeze muri business ugiye gushyira hanze igihangano kizarebwa imyaka yose kizaruta n'imyaka uzabaho ugomba gukora ibintu byawe bitandukanye n'iby'abandi ugomba gukora style yawe kugira ngo nuzaza azavuga ati iyi myenda nihagira n'undi muhanzi cyangwa indi generation zivuka zikambara gutya azavuga ati umuntu atangije bino bintu ni nyiri bino bintu ni David nagira wambara gutya avuga ati uriya yambaye nka David so niki kintu mba nshaka niho hantu havuye ide yo kuvuga ngo nshake imyenda yanjye itandukanye n'iy'abandi ariko mbifashijwemo n'abamodo nagendanye n'abamodo cyane muri umunange yabaye umumodo cyane aba umumodo uzwi hano mu gihugu so nagiye menya byinshi cyangwa ahubwo nifitemo ishusho cyangwa nifitemo indi mpano yo kuba nabasha gutegura imyenda kuko iyo irimo hariya yose imyenda yose haba iyo muri dege haba iyo muri mikrofone haba iyo muri sexy haba iyo muri soso iyo yose ni imyenda yaturutse mu bitekerezo byanjye ni imyenda ngiye ntekereza nkayihereza abatayeri bagomba kuyikora bakayikora so naje gusanga rero icyo kintu nacyo ari impano yindi mfite iriya myenda yawe igira izina cyangwa ujya utekereza ko wazagira wenda inzu y'imideri nzayigira of course kuko no ku munsi n'igihe nzaronshingira album hazabamo kumurika imyenda yose yabaye mu ndirimbo zanjye kuko yose iracyahari guhera ku myenda yakozwe muri Hennessy kuzamura soso imyenda nakoresheje muri soso irahari imyenda nakoresheje muri sexy irahari imyenda nakoresheje muri dede irahari imyenda nakoresheje muri microphone irahari ndetse n'izindi ndirimbo zizakurikira hazabanza kuba ikintu cyo kwerekana imideri cyane cyane ko ari kimwe mu byo nanjye mfite numva nzi ko mfite neza niho hazaturuka n'icyo kintu cyo kugira imideri yanjye iriya nyine ni imyenda muri rusange zitwa izina ryanjye ni imyenda ya David ni style ya David ariko nyine igomba kunonosorwa ikashakirwa izina ryayo ariko uri kuyambara aka kanya nyine yumve ko ari kwambara kimwe nka David nk'uko bavuga ngo hari imyenda hari ushobora kwambara ingofero ukambara inkweto igize agapantaro kagufi bakahita bavuga ati uriya muntu yambaye nka Michael Jackson so n'uyambara nyine ndagira ngo nyine uyibona bo bihitiremo izina iriya myenda ni ya David uriya yambaye nka David yabaye barishaka hanyuma bashobora no kwita shine boy cyangwa se n'ukundi ukunze kwita yes tuzabifatanya babe barishaka mu gihe
tutarishyira hanze ariko mu gihe gitoya mu gihe tuzamurikira album nabyo tuzabimurika byose. Iyi album yawe uri kuvuga uteganya kuyimurika gihe ki? Nzamurika album yanjye ya mbere mu kwezi kwa 12 ibijyanye n'amatariki aho izabera byose barabimenya mu cyumweru cya kabiri cyo gikurikira cyumweru cya mbere cy'uku kwezi kwa 8. Izina wamaze kuritoranya? Izina twararitoranyije ariko bararimenya muri icyo cyumweru. Hajya reka tugaruke na ku bijyanye n'ubuhanzi n'ibyo abantu baba bagenda bavuga ku bijyanye n'ubuhanzi bwanyu ari nabo mukorera. Hari ibintu bimaze iminsi abantu bagenda bavuga bakavuga ngo muri iyi minsi ngabanzi bari gukora indirimbo z'ibishego cyangwa se indirimbo wenda zitandukanye n'umuco nyarwanda. Iki kintu urakivuga iki? Ikintu nabivuga ntago zitandukanye n'umuco nyarwanda kuko mu muco wacu nyine nabyo ayo magambo ntago ari twe twayaremye twasanze mu muco. Nkuko mu muco harimo ikintu cya mpangara nguhagare n'ibindi byose birimo. Niba bireba neza nibasesengura neza mu muco wacu baraza kubisangamo kandi bifite uburyo byavugwaga kandi bikaba bidatesheje bitateshejwe agaciro. Sinatwe gusa babiririmbye n'abatubanjirije, ureba mu mpara n'ureba muri ba Masamba, ahantu hose urasanga bifite uko byavugwaga. Ntago ari twebwe rero bataza kutureba bataza kudutera ibuye, ntago ari twebwe. Ahubwo ni message nayo ibikenewe, burya ntago hakenewe message imwe gusa mu buzima. Ubuzima tugira ibintu byinshi duhugiramo, ibyo bintu byose rero byakabaye biririmbwaho bikagira message zabyo. Hanyuma nk'umuhanzi ibyo byose uri guhimbira societe nyarwanda cyangwa se uri guhimbira abanyarwanda muri rusange, iyo uri kwandika indirimbo tuve wenda nk'ingi mikoro turi kumva, uba wumva igiye gufasha iki umunyarwanda? Ikintu iri bufasha umunyarwanda nta kindi ni ibyishimo. Muri makeya iyi ndirimbo igamije ibyishimo by'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Nibyo numva, nibyo nari nshyize imbere cyane. Ntago twajya mu bintu bimwe, burya hariho n'igihe cyo kuruhuka mu mutwe, kandi icyo gihe twagikoresheje neza burya bituma dutekereza neza ibyo twakabaye tujyamo. Rero umuziki muri bimwe biruhura umuntu mu mutwe cyangwa mu mubiri we muri rusange. Rero bigomba no kujyana n'iyo message. Ngewe icyo umuziki wanjye hanini ushingiye mu gushimisha abantu, mu gutuma abantu bumva ko nyuma y'akazi, nyuma y'imvune, nyuma y'imiserero yagize ariko agomba kwishima, hari indirimbo igomba kumushima. Wenda turimo tugenda tugana ku musozo wa kino kiganiro twagiranaga, ubwo no kuvuga mikoro iri hanze, amajwi n'amashusho of course, hanyuma uri gutegura album mu kwezi kwa 12. Hagati aho ibikorwa bishyashya bihari nibe? Ibikorwa bishyashya birahari. Muri uko kwezi kwa 18 ntago ari mikoro gusa bazungu, ntabwo tuzagera mu kwezi kwa 12 nako abo tuzagera mu kwezi kwa 12 tukiri kuri mikoro gusa. Hari izindi ziri bukurikire, zose ziri kuri album yanjye, cyane cyane ko harimo izo Nesimu yaje aturutse Buganda aje gukora, harimo izo Motifu waturutse muri Kenya yaje gukora. Izo ndirimbo zose ntabwo zari zasohotsemo mikoro yonyine gusa. Ziracyahari kugeza mu kwezi kwa 12, bikorwa biracyahari nk'ibisanzwe. Iyi album ugiye gusohora izaba ari yawe yakangahe? Izaba ari album yanjye ya mbere nshyize ku mugaragaro, ariko izaba ikubiyemo album zanjye. Harimo indirimbo nakoze nyinshi abantu bakunze, zitagize launch album. Izo nazo zaba zifite album yazo, ariko muri rusange launch album izaba ishingiye ku ndirimbo aka kanya bari gukunda cyane. No kuvuga ko za zindi wakoze kera ntago zizaba zirimo? Zizaba ziri kuri album, nzaba muri album ebyiri icyarimwe. Uzamurika album ebyiri icyarimwe? Yes. Ni akazi gakomeye cyane. Hanyuma dusoza, mikoro ninde wayitura muri kano kanya, umuntu umwe wenyine? Mikoro nta, muri rusange abanyarwanda twese turi umwe.
ndayitura abanyarwanda bose aho bari hose aho bari hose by'umwihariko abanyarwandakazi. Okay, Davis T Shine Boy wakoze cyane. Namwe murakoze cyane.